yafotoze yego murakoze cyane. Turi hano kandi dufite impamvu itumye tuhabaye. Turi kumwe n'umuryango hano wa Pasiteri Augustin. Tugiriwe ubuntu rero kuri uyu munsi bwo kubona abashyitsi baje batugana. Tubahaye ikaze bashyitsi bahire, ni karibu. Reka tubasabe uyu mushyitsi mu byicaro. Turasaba ababishinzwe n'ubundi bakomeze kubereka ibyicaro byo kwicaramo. Reka tubaze nubaha niba abashyitsi bose bamaze kugera mu myanya yabo. Murakoze. Niyo mpamvu ntabwo twirirwa dutinda cyane kuko igihe ni ngombwa. Nagira ngo nsabe n'undi pasiteri Mwungeri adufashe abanze ashimira Imana yabarinze mu nzira, kandi tukaba twagiye kubonana twese turi amahoro. Ngiye gushimira turabinjira cyane Imana nziza ifite twari ubushobozi misese no mu ijuru. Ndakunezerewe cyane ko bari natwe kurinda abashyitsi guturuka hariya baturutse baje mu modoka abashyitsi hano amahoro. Icyubahiro no guhimbaza n'ibyawe akanya kose tugiye kumara hano hantu bari kuzabana natwe, tutangirane natwe, dusuzanye natwe, icyo duhejeje imyuka myiza n'ingi kuzina izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane bashyitsi bahire. Dukunda abashyitsi kandi turanezerewe muri uwo mwanya. Rero reka twongere dushimire Imana tuyikomera amashyi menshi. Kandi n'abashyitsi bacu tubahaye ikaze. Mwiyumve ko hano iwacu dukunda kwakira abashyitsi, kandi iyo tumaze kubaha ikaze baba ari bamwe natwe, kandi n'ubundi niko bisanzwe. Babyeyi rero
nk'uko bisanzwe hano iwacu ntabwo ariko tuvugira rimwe, kandi tuba dushinzwe kwakira abashyitsi tukabaha ikaze, ariko by'umwihariko tugira umubyeyi mukuru ujya udufasha muri uwo mwanya. Rero mubyeyi w'abashyitsi bahageze, mwadufasha reka tugaragaze ko twishimye, twakira abashyitsi bacu dukoma mu mashyi.